Turagushima Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, wowe muremyi w'ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Iyi si wayiremye uyishiraho, wiremamo umwana w'umuntu n'ibifite ubuzima. Uramubwira ngo ategeke ibirimo byose, ariko Satani mu kumucumuza, mu kuzana icyaha, yamwambuye dominion, yamwambuye ubutware ku isi. Ariko Kristo we Adamu hanyuma waje kugarura ibyo Adamu wa mbere yibwe yatakaje. Turi hano Mwami Yesu nk'itoro ryawe muri iki gihe turimo, kugira ngo uduhe imbaraga Mwami zo kunesha ibyo byose byagurutse muri ibihe byacu, bibasha kutubuza gukomeza. Tumaze kumva ko Dawidi yaravuga ngo hamwe n'Imana aranyura mu bihome. Avec Dieu, avec mon Dieu je franchis les murailles. Natwe Mwami hamwe nawe turanyura mu bintu byose naho byaba biteye ubwoba, kuko nta kintu na kimwe kigutera ubwoba wowe. Urakoze Mwami, nk'uko Umwami Hezekiya amaze kugarizwa n'ingabo za Ashuri mu gihe cy'Umwami Sankeribu, ntabwo yihebye, yamenye ko hari igisubizo, yamenye ko amasengesho Mwami yo kukwereka buri kintu cyose atuma intsinzi yawe iboneka. Yaravuze ko abana benda kuvuka habuze imbaraga zo kubabyara, kandi izo mbaraga yamenye ko ari mu masengesho. Natwe Mwami twigishe kumenya ko gusenga atari guta umwanya. Gusenga mu mwuka no mu kuri nibwo rufunguzo rutugeza kuri izo mbaraga, imbaraga zikomeye zitabasha kuneshwa. Dusuke Umwami wo mwuka wo gushaka Imana tudashidikanya yuko Imana ishakwa kandi ikaboneka, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Haleluya. Rero twumvise ko Satani yashize isi muri mode imeze gute? Ya agitation, yo guterwa hejuru kw'ibintu, mode ya panique. Panique bavuze ko ari iki? Guhuka ku mutima, guhagarika umutima. Yashize isi muri mode ya incredulité, yo kutizera. Hanyuma icyanyuma twavuze yashize isi muri mode ya survie. Niyo nshaka kurangirizaho. Survie ni kuvuga iki? Turashakisha amagambo mu Kinyarwanda. Hariho vivre et survivre. Kubaho, vivre. Kubaho. Survivre. Amen. Vous savez, moi, tu sais, tu ne vis pas, toi, tu es en train de survivre. Vivre, survivre. Ni kuba mu buzima butuma udapfa. Wayibise? Ukaba mu buzima butuma udapfa. Ibyo ntitwaremewe. Umviriza. Abazi Igifaransa murandika definition cyangwa yambaga nshaka kuvuga, abandi nabo turafasha mu Kinyarwanda. Survivre, c'est s'accrocher à ce qui est nécessaire. Mais vivre, c'est danser sous les pluies des possibilités. Kubaho, survivre. Kubaho mu buzima uriho kandi ntago uriho. Uriho kandi turiho. Niyo bita survivre. Ngo ni ukuvuga ngo ni ukuba wafashe ku cyatuma ukomeza guhumeka, ufashe ku gituma udapfa, kugira ngo uramuke. S'accrocher à ce qui est nécessaire. Uriya mugore yari afite kagafu na twa tuvuta. Elle ne vivait pas, elle survivait.
ntabwo yari ariho. wabibise kuko ntabwo uba wibaza ko ejo uzaba ukiriho, kuko avuze ngo ngo utwo afite ngo namara kuturya aripfira n'umwana. Satani nibyo bihashaka kwinjizamo benshi. Satani nibyo bihashaka kwinjizamo benshi pour qu'il survive au lieu de vivre. Ajya mu Kinyarwanda bavuga hodi. Iyo bize gutya bavuga gutya, twebwe ari Burundi twavuga ngo hodi, abaha hodi bakomanga, abaha iyo ubonye badasubiza muracyabaho, muracyakoma, bumva ari ibi. Nacyahumeka. Ese bene urwo rugo iyo ukomanza avuga gutyo ruba rumeze gute? Oya, ndavuga uwo muntu yagiye gusura abo bantu, hanyuma yemwe abaha muraho, muracyariho, muracyakoma, aho aravuga iki? Bien sûr. Nuvuga ngo uragaragaza yuko bashobora kuba bakiriho cyangwa barapfuye. Nibyo bita survivre. Satani ariho ararema ibihe, arazana ibihe aho ashaka ko abantu basurviva, babaho batariho. Aho niho isi ashaka kuyijyana. Ariko Imana ntabwo yaduhamagariye kuba muri ubwo buzima. Imana yaduhamagariye kubaho, uko Yesu yaravuze nk'uko ndiho namwe muzabaho. None kubaho twavuze ko ari iki? C'est danser sous les pluies des possibilités ou des possibles. No kubyina munsi y'imvura y'ibishoboka byose. Amen. D'abord c'est danser. Ese umuntu ari watariho arabyina, izo mbaga sazikurahe? Uriho ngo ababyina munsi y'imvura y'ibishoboka, kuri we byose birashoboka. Ariko uriya usiriviva we arota gusa aramuka. Aho ni Satani ashaka kugeza abantu. Tukwiye kumwangira mu izina rya Yesu, kuko ntabwo ari cyo Imana yaturemeye. Amen. Dusome netse mukundwa Abafilipi 4:13. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. 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 Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Byose. Twumvise yuko serwakira iyo itereye ibintu byose hejuru, imbaraga za kimuntu zirananirwa. Habakeneye imbaraga z'Imana zitajya zinanirwa. Imbaraga za Kristo zamuzuye mu bapfuye, izo ni z'Imana yasutse muri twe abizera. Izo ntabwo zatwemerera ko dusuriviva, ahubwo zitubasha kubaho. Vivre avec un grand V. Alléluia. Apana kudukomangira kuri wese muracyakoma. Satani akwiye kutwumva muri twege za haleluya. Uriyo kumva ngo ntakuka.
imana yatabaye yuda mu gihe cya Hezekiya ikabatsindira ingabo nyinshi z'abashuri. Iyo niyo mana tusenga. Ntabwo izemera ko dusurviva. Nous allons vivre avec un grand V. Haleluya. Ntabwo dukwiye kumwemerera abadayimoni bakwiye kudupfukamisha ngo dutangire kubaho nk'uko tutariho, kuko Yesu yarapfuye ngo tubeho. Imana ihabwe icyubahiro. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Tukwiye guhindura attitude na mentalite. Tugiye guhindura imitekerereze yacu n'ukuntu tureba ubuzima. Amen. Kurebesha ubuzima n'amaso Imana iguha, amaso yo kwizera. Birasaba ibikurikira. Tukwiye kubaka amasengesho, ubuzima bw'amasengesho mu buzima bwacu umwe wese giti cye. Ko twumvise yuko Hezekiya niko rufunguzo yahishuriwe kugira ngo abana bavuke. Yesaya terura amasengesho muri iki gihe cy'umubabaro, igihe cy'agahinda, igihe cy'ubwoba. Terura amasengesho. Amasengesho niko rufunguzo rwo kubona ubutabazi bw'Imana. Satani kugira ngo kwibasire abanza kugukuramo kwizera kw'Imana isubiza amasengesho. Abanza kukubwira ngo gusenga ntacyo bimaze, ntacyo bihindura, ukwiye kumwangira. Kamenya ko amasengesho ntakiyakoma mu nkokora, kuko amasengesho ni dialogue y'umuntu na rurema. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kubaka amasengesho, ubuzima bw'amasengesho. Amasengesho ntakame muri wowe. Icya mbere, kuba mu buzima bwo kwizera. Icya gatatu, kwatura ibyiringiro byawe buri munsi, kwatura iby'Imana ivuga buri munsi. Icya kane, kugira umwanya wo kwinjira imuhengeri mu ijambo ry'Imana. Icya gatanu, kuba umuntu utarera amaboko, ahubwo umuntu igihe cyose ashaka gukora iby'Imana ishaka. Ibyo byose rero nibyo tuvuga twita amen. Haleluya. Murabona mu filozofi y'ibihugu, muri politike yabyo n'ibiki byose, iyo hari ingorane urabona ko ntazibana zida ku banyamahembe n'amahanga, ni kwameze ni nk'abantu. Ari ikintu byita, ndiho ndavuga amahanga uko abayeho mu miterere yayo n'uburyo bakemura amakimbirane yabo n'ibiki byose. Baravuga ngo talk and fight, ngo habe ibiganiro ariko banarwana. Ayo ni amahanga. Talk and fight. Twebwe rero leitmotiv yacu, ijambo twebwe, credo yacu cyangwa moto yacu ikwiye kuba prier et agir. Gusenga no gukora. Amen. Gusenga no gukora. Gusenga no kwizera no gukora mu kwizera. Ibyo nibyo bikwiye kutuyobora. Kubera ibintu bibiri twize, icyo bita le libre arbitre et la préscience de Dieu. Umuntu afite ubushake Imana yamuremanye, ariko kandi akanamenya ko Imana yamenye byose bitaranabaho. Wayibizi. Donc dufite libre arbitre, dufite amahitamo nk'abantu, ariko tukamenya ko hariho no ko Imana yamenye byose bitarabaho. Kubw'ibyo rero tubivomamo kwizera ko kiriya kintu kimagaze imbere, kiriya gihome, ajya mu gihome, avec Dieu je franchis une muraille. Kiriya gihome, iriya obstacle. Amen. Ikindi nshaka ko mutandukanye ikintu umviriza. Il y a une grande différence entre épreuve et obstacle. Épreuve ni bigeragezo, obstacle ni mbogamizi.
ibigeragezo ntabwo ari imbogamizi mu bitandukanye. Le chrétien est appelé à affronter des épreuves. Umukristo ahamagariwe guhangana n'ibigeragezo, ariko ntazageraho ibigeragezo abyita imbogamizi. Nuvuga ngo ibigeragezo byabaye imbogamizi, uzajya uvuga icyo gihe waneshejwe, kuko Imana ntabwo ikubaka wowe kuyimenya mu mbogamizi. Imana yubaka kuyimenya mu bigeragezo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Iyo Abaheburayo batanyura mu butayu, bamenye ubuzima bwo mu butayu, ntabwo bari kumenya Imana iyo ariyo. Mu butayu rwari urubuga rwo kugeragezwa kugira ngo babone Imana. Bakamenye gute ko Imana ishobora kubeshaho umuntu batabaye mu butayu? Ngo nakunyuze mu butayu nkwicisha inzara, ngumenyeshe ko umuntu atabaho atabeshwaho n'umutima gusa, ariko n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Manuse yari kuza gute batari mu butayu? Ntibishoboka. Haleluya. Urutare rwari kuzana amazi gute batabaye mu butayu? Ibigeragezo ntabwo ari imbogamizi. Les épreuves ne sont pas synonymes d'obstacles. Ahubwo ibigeragezo ni pédagogie y'Imana, ni inzira y'Imana itwigisha kuyimenya no kuyiringira. Haleluya. Amen. Na imbogamizi zizanwa na Satani. Ibigeragezo, haleluya, Imana irabyemera. Satani rero akazana imbogamizi kugira ngo atubuze gukomeza kwizera Imana. Ariko ibigeragezo ni ngombwa, niko Bibiliya ivuga. Ngo les épreuves produisent la persévérance. Yakobo niko avuga. Mwari muzi ko mutazageragezwa? Nose nitutageragezwa tuzamenya gute Imana? Nitutageragezwa kwizera kwacu kuzakura gute? Nitutageragezwa uzamenya Yesu ashoboye iki? Nitutageragezwa tuzagororerwa kuyiye mpamvu. Iyo Yakobo, nzimukunda gusomera Yakobo kijambere umurongo wa 2 n'uwa 3 nako n'uwa 4. Umviriza. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ubuse si byo wahimbye? Ngo ni ibyishimo nitugwa gitumo? Murumva ibyo Imana ivuga bitandukanye utekereza. Twe tuzi ko dukwiye kuvuma igerageza. Komeza. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu utera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutunganwa rwose mushyitse mutabuze na gato. Amen. Mwabyumvise? Ibigeragezo ni ngombwa nimba twizera Imana. Reka Petero atubwire uko abona ibigeragezo. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo w'8, kugeza ku murongo wa 9. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi. Ngo dukwiriye. Numva ko dukwiriye. Aha. Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ingororano yo kwizera kwanyu. Amen. Amen. Mwumvise Bibiliya ko ivuga ibigeragezo? Amen. Na Yesu ubwe yanyuze mu bigeragezo, aranabivuga. Turangirize kuri Luka ibice 22. Ibigeragezo gusa tugatubyingeremo. Tutatangiye kubyishimira, tuzabyita imbogamizi. Tuzabivuga ati byatuvangiye. Luka 22. Amen.
umurongo wa 28 na 30. nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegeye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Amen. Amen. Twe turashaka kwicara ku ntebe z'icyubahiro twakwebye ibigeragezo. Nta kugeragezwa nta ntebe y'icyubahiro. Amen. Haleluya. Yosefu kugira ngo yicare ku ntebe ya minisitiri w'intebe muri Egiputa, muraza aho byanyuze mu bigeragezo bikomeye. Amen. Ntabwo ushobora kuzicara ku ntebe y'icyubahiro utanyuze aho umwami wawe yanyuze. Ibigeragezo rero ntitubyitiranye n'imbogamizi. Donc les épreuves ne sont pas synonymes d'obstacles. Ni ngombwa tugeragezwe kuko dufite kwizera. Utizera ntabwo yageragezwa kuko bagerageza ari ukwizera. Satani nimba udafite kwizera ntabwo aza kugerageza wowe kuko n'ubundi yakwigaruriye uruwe. Satani agerageza abahagaze against him, abahagaze bamurwanya. Abo nibo agerageza. Ibihe turi muri bavandimwe mu gusoza mu byumve ni ibihe aho serwakira irahuha kuva iburasirazuba igahuha kugeza iburengerazuba, ikafata indi nzira igahuha kuva ikasikazi kagera ikusi. Twebwe twitwa abaturage b'ikusi, hemisphère sud. Rero nta namwe wahungira. Nk'ubu ufite nk'ubu uvugana n'abantu bari muri Amerika, alo aho iwanyu se gwakira hari ati mwamfasha nkazaho, yabwiye ati ahubwo twe yakubuye ati wowe uracyafite na wikinga, twebwe yakubuye byose. Alo muri Canada mwambariza ni wambwira yuko se gwakiragezaho ati kuhagera gusa, ati n'ibiti yabijyamishije aho twara twikinga akazuba. Wayizi se gwakira irahuha hose ikubura. Niyo mpamvu tukwiye kumenya ibanga rya Ezekiya. Ese abana benda kuvuka hakabura imbaga zo kubabyara zaturutse he? Zaturutse mu masengesho. Imana ishimwe. Kini gihe cy'uko abazi Imana yabo bahagarara hagati ya segwakira igatumura igitumura, ariko bo ntibatumure, kaguma bahagaze bemye bahamya Kristo. Imana ishimwe. Avec mon Dieu je franchis une muraille, dit David. Hamwe n'Imana yanjye ndanyura mu bihome ntihagire ikintu na kimwe kimpagarika. Rero ikintu dukwiye gukomeza gushaka kurusha ibindi ni mu maso h'Imana. Mbere yayo gusa niho hari imbaraga zo kunesha. Nawe ibindi tuzapfuna imitwe, tuzateka imitwe, tuzagira ibyo dukora byose. Amen. Ari imbaraga zirenze umwana w'umuntu. Ni mwibaze nawe ibihugu bikomeye bya Amerika hari igihe biterwa n'imiyaga ikabirusha imbaraga z'ubutabazi. Wabibizi muri Katrina murayibuka n'izindi za cyclone, iriya miyaga iza cyclone, za cyclone ariho ziriya za tornado n'ibindi byose. Imiyaga itandukanye bo bayihimbira n'amazina. George, umuyaga witwa George. Ati George we yagusize. Nuvuga ngo rero ari igihe inyuma yo miyaga nubwo ishobora gusobanurwa scientifiquement iba yishwemo spiritual powers, imbaraga z'umwuka. None uyu munsi bavandimwe imbaraga z'umwuka ziro zirahuha, sivuga umwuka w'Imana,
imbaraga z'imyuka y'ikuzimu zero zirahuha muri iyi si yacu. Abantu rero badahagaze mu Mana zigenda zibatumura bagatumuka, n'ibintu byose bari bazi ko bikomeye bitazava ku byubakitse bikomeye, sibyo? Iyo miyaga irabiwa nk'uha ibyatsi. Ubukomezi bw'abantu buragaragara ko butabashije, kubera ko imbaraga ziro zirasukwa muri iyi si n'imbaraga z'umwuka. Satani arabizi ko igihe cye kigeze ku iherezo, azi ko ingoma ya Kristo ije, arabizi neza. Niyo mpamvu rero yahagurukije imbaraga zose z'ikuzimu, imbaraga z'abadayimoni z'umwijima, kugira ngo arebe yuko yatumura ibyatumurwa byose, kugira ngo akubure kubaha Imana kose, akubure gutinya Imana kose, akubure ukwera kose, akubure ubwiza bwose bw'Imana mu bantu, akubure ikintu cyose cyitwa kumenya Imana. Kubera yuko resistance Satani atinya n'abantu bazi Imana yabo, abazi Kristo n'imbaraga ze. Nimunyemerera mu kurangiza dufate Abakolosayi ibice 2, amen, umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 10. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura k'Umana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mufite byose muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Amen. Amen. Haleluya. Muri amagambo yose twasomye aya tumaze gusoma Abakolosayi ibice 2:6 tugeza ku murongo wa 10. Nshaka mvuga amagambo nk'3 hanyuma dusenge, sibyo? Ijambere, amen, batubwiye ko dushobora, amen, haleluya, dushobora guhindurwa imbata n'ibinyoma. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ntihagire umuntu ubashukisha ibintu byose byakwitwa ngo ni iby'Imana n'ibiki byose cyangwa iby'ubwenge, akabakura ku rufatiro rwa nyarwo, ariwe Kristo. Ko ni igihe cy'ubuyobe, tugiye kuba maso tukamenya uwo tubatseho. Kuri 7 rero ya jambo mu Cyongereza ari amagambo bavuga ngo, umviriza, ngo muri Kristo ngo turi rooted and tukaba dushinze imizi muri we. Amen, haleluya. You are rooted, amen, washinze imizi muri we, haleluya. Tukaba turi build up on him, tukaba twubatse muri we. Rooted, roots ni mizi, tushinze imizi muri we, turi rooted, imizi muri we, turi build up, turubatswe muri we. Ni ibintu bibiri, amen. Kuba rooted, enraciné, kushinga imizi muri we, kuba build up, tukaba tubatswe muri we. Wayumvise? Ni ibintu bibiri. Niki giha igiti kuresista ku miyaga? Niki gituma igiti gihangana n'imiyaga? Ni imizi. Abahanga baravuga ngo ibiti birebire nibyo bishora imizi miremire. Amen. Bivuga ngo imizi y'igiti nituma imiyaga itakibasha kukirandura. None ngo twebwe
ngo twarashoye imizi muri we, muri Kristo, niyo bituma tudashobora kurandurwa na serwakira. Ariko abantu badashora imizi muri we bazarandurwa. Ubukristo bwabo buzagaragara ko ari ntabwo, kubera ibihe turinjiramo. Icya kabiri, ngo tukomeza kubakwa muri we kugira ngo inzu yacu ntisenyuke. Mu ijambo rimwe, ubuzima bwacu ntibuhungabane niyo serwakira irahuha. Ibyo mwabyanditse, gushora imizi, kubakwa muri we, rooted in him and build up in him. Tukubakwa muri we. Iki ni nacyo gikomeye. Amen. Ngo mukwiye kwirinda, munkurikire, ndarangije. Amen. Mukwiye kwirinda iki? Amen. Mukwiye kwirinda nimube disconnected from the head. Mukwiye kwirinda kugira ngo nimuve ku mutwe, ko Kristo niwe mutwe. Amen. Ingingo zose zikwiye kubakika zigafatana n'umutwe. Urebe ubuzima bwawe ntube disconnecte na Yesu Kristo. Urebe mu buzima bwawe kugira ngo ushikamane na Yesu uko byagenda kose. Amen. Kuko ngo niwe mutwe w'ubutware bwose. He is the head of all powers and the authorities. Niwe mutwe w'ubutware bwose n'imbaraga zose. Imbaraga za serwakira iriraza. Amen. Quelle que soit la vitesse, imbaraga, umuvuduko wari wose w'imbaraga zo ziraza ngo zikubite hasi ibintu byose abantu biringiye bishingikirije, uko zaba zitwa kose. Amen. Iyo miyaga uko yitwa kose iri muri ibyo bintu bibiri, powers, authorities. Bivuga imbaraga, amen, na ba nyirazo ari abadayimoni. Okay? Ngo Yesu ngo is the head. Yesu il est le chef de tout pouvoir, de toute autorité. Niwe mutwe w'izo mbaraga zose n'ubwo butware bwose. Muri ibyo rero twirinde nitube disconnected from him, nidutandukanye nawe. Stay connected to the head. Komeze ushikamane, ufatanye n'umutwe. Icyo gihe ntabwo uzahungabana. Serwakira izahita itumura ibitumura, we ntabwo izagutumura. Nimara gutambuka uzaba ugihagaze. Imana ihabwa icyubahiro. Icyanyuma rero, sinabwiye cya kabiri, cya mbere nakibabwiye, to be rooted, build up on him. Gushinga imizi muri we, kubakwa muri we. Cya kabiri, wirinde ntutandukane n'umutwe, ko Kristo niwe mutwe, c'est lui le chef. Siko bavuze? Niwe mutwe. Amen. Alléluia. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Kugibyo rero ngo byose mwakenera muri ubuzima ngo n'ahandi Imana yabishize ni muri we. Ibyo wakenera byose muri ubuzima ni muri we. Hallelujah. Vous avez tout pleinement en lui. Ngo mufite byose muri we, byuzuye byose. Rero ntabyo tujya gushaka kwa Satani, kuko dufite byose muri we. Amahoro tuyafite muri we, izindi tuyifite muri we, ubutabazi dufite muri we, gukira dufite muri we, umudendezo dufite muri we. Haleluya. Niwe atumara inyota, niwe atuhaza. Haleluya. Niwe atutabara, niwe adukiza iyo twatewe n'indwara. Amen. Niwe aducira inzira aho tutayibona, niwe atuma
tunyura mu bihome Satani aba yubatse imbere yacu. Mu kurangiza rero ijambo rivuga ngo car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ngo muri we niho ubumana bwose bwuzuye mu buryo bw'umubiri. Muri we ijambo rivuga iki? 10 somere. Kandi mufite byose muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Amen. Komeza. Muri we nimo mwakebwe. Ariya 10 vote. Nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. Aha. Amen. Ubiriza. The fullness of God. Ukuzura k'Imana. Amen. Ubiriza. Iyi ni mystère ikomeye. Imana yaremye byose. Okay? Ntabwo ifite aho igarukira. Ntabwo ipimwa. Amen. Ntabwo isingirwa. You cannot fathom how the greatness of God. Ntushobora gusingira ubugari bw'Imana. Iyo Mana idasingirwa, iyo Mana idapimwa. Amen. Yaraje yose mu mubiri wa kimuntu, ari we Yesu w'i Nazareti. Numenye ibyo bintu bitatu, ise gwakira. Amen. Ntacyo uzagutwara, ntabwo uzahungabana, ntabwo uzanyeganyezwa. Ibyo bintu bitatu. Ubu rero ibyo niyo, ibyo bitatu nubifata bikuwe mu byo yavuze byose. Amen. Gushora imizi muri we, kubakwa muri we. Amen. Kwirinda kudatandukana n'umutwe ari we Kristo. Hanyuma byose biri muri ibyo ushaka. Amen. Kuko wahishuriwe ko ubumana bwose mu buryo bw'umubiri, ngo Imana yose uko yakabaye yaraje umubiri wa kimuntu ni Yesu w'i Nazareti. Umufite afite Imana rurema. Haleluya. Murakoze. Kadusenge. Haleluya. Amen. Data, turagushima ko wamenye ko tuzaba turi bazima mu gihe nk'iki, kugira ngo amaso yacu yirebere ugusohozwa kw'ijambo ryawe. Ntabwo dukutse umutima niyo iraba ku isi, kuko warabivuze bitarabaho. Kandi kuba warabivuze bitarabaho nuko ari wowe mugenga wa byose. Turizera Mwami ko imbere ko itorero rizamuka, ibyaba ku isi byose ntabwo bizarusha imbaraga itorero ryawe, kuko ngo imbaraga zakuze mu bapfuye ngo nizo Imana yasutse muri twebwe abizera. Mwami, turasaba kugira ngo buri muntu wese ukwizera umukangure muri iki gihe turimo, kugira ngo ibintu bitatu twumvise abimenye, abikorereho, amenye kwa kwiye gushora imizi muri wowe, amenye kwa kwiye gukomeza kubakika muri wowe, amenye yuko afite byose muri wowe, na niyo mpamvu adakwiye kwitandukanya nawe, ko niwo mutwe w'umubiri, twe tukaba turi ingingo. Kandi ugufite afite Imana nzima, kuko ubumana bwose mu buryo bw'umubiri bwagagaye muri wowe. Urakoze Mwami, tufite ibyo ntacyo tuzaba. Imiyaga izahuha, ntabwo izaduhenura, ntabwo izadusunika, ntabwo izadukubita hasi. Tuzaguma duhagaze twemye hagati ya segwakira irirahuha muri iyi si, itembagaza byinshi, ishingura byinshi, kabishyira mu butaka, gahanagura byari bihagaze bikubama. Turayibona n'amaso yacu, ariko twebwe ntabwo tuzigera tubama, tuzaguma duhagaze twemye, kuko dushoye imizi muri wowe Kristo, mutware wa byose. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.
haleluya. ahubwo ni byiza cyane tuya tumubone uko tugeze kumubona. Amen. Ni mu bihe nk'ibi twinjiyemo aho Yesu ari bugaragara. Amen. Kuri abo bizera kurusha ibindi bihe aho twabonaga ko dushoboye. Muvuga muti aho twibonaga ko hari utwo dushoboye. Ariko muri iki gihe n'igihe kiri imbere aho tuzabona ko tudashoboye, aho niho Yesu ari buseruke. Bwana wabariki.